birihutirwa cyane ku bantu mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda. Abo muri mu Rwanda mwese birihutirwa. N'iki kihutirwa nuko umuntu ufitaho inyufura nongeye ntaga impuruza yakwinyufura, cyane cyane abantu mufite amafaranga mu mabanke. Ndabasaba kuba mwabikuza, ikindi kandi mugatera inkunga urugamba, ndetse mwibuke ko Wazalendo mugomba kwifasha. Burgerega Wazalendo ni yanyu mwayifasha nimba mushaka kwibohora. Ndongera mabwire ko Tanzania bimaze kuba ibindi bibi cyane, ndetse birakekwa ko isa yose imipakwa hari cyaba. Kandi ikindi, hari umuntu umaze kugwa Tanzania w'umunyarwandakazi mu maboko y'iki ya polisi. Ndaje mbibahe ku makuru arambuye. Bigenze gute? Ese koko iyi nkuru niyo cyangwa siyo? Hari abyo mwiringira ku bantu bari hanze, ariko kandi urubyiruko ruri mu Rwanda mwifitemo igisubizo, kandi iki gisubizo ni igisubizo kirambye ku muntu wese ushaka impinduka. Imbaraga zirahari. Erega buriya intambara cyangwa se kwibohora biraho, kuko nimwe muzi akabaro cyane kurenza n'abandi, ariko kandi hari ibiri ngombwa. Erega n'abarideri i Rwanda barahari kandi babohora abantu, ndetse bafata initiative yo kubohora abantu. Ese ubundi niba mutaganira muri abantu babiri cyangwa batatu kugira ngo si ikibazo, ni ngombwa ko mugomba gutangira kubikora. Bimeze gute? Niyo mpamvu mbasaba mbere yuko winjira muri iki kiganiro ugerageze ukande like yawe, ni ingenzi, zirafasha kandi zifasha muri ibi biganiro. Nta bindi byinshi tuzikuramo, ahubwo ni protection y'ibi biganiro, cyangwa se nk'ibyo mwakwitwa babandi udukingirizo zirinda ibi biganiro byacu kugira ngo umwanzi yere kubisabota cyane. Izo like rero niyo mpamvu nzivuga cyane. Nshimira mwebwe mwese mwabikoze, ndetse n'abandi mukibitekerezaho, kandi gusangiza ibiganiro byacu ni inkunga ikomeye. Ndetse mbasaba gukandaho abatarakandaho kuri sabone kuri iryo bara ritukura aho hasi. Twagiye ku ngingo yacu ya mbere. Umunyarwandakazi witwa Umuhoza Violette. Uyu Umuhoza Violette akaba yamaze kugwa muri Tanzania. Yapfiriye hehe? Uyu akaba yarafunze muri polisi, ndetse akaba yakekwagaho ibindi bintu ntaza kwinjiramo cyane, ariko nkuko twagiye tubabwira ibya Tanzania, nta wundi muntu wajya hariya muri Tanzania atari umuntu woherejwe na kariya gatsiko. Ibi ngibi ntago nza kubyinjiramo cyane ko yamaze gutaha. Uyu munyarwandakazi akaba Tanzania mu itangazo ryagiye hanze biravugwa ko nta byangombwa yari afite, nta document yari afite zo kwa muri Tanzania, ndetse atarafite ibyangombwa byemewe. Murabizi ko Tanzania yirukanye abitwa abanyarwanda, urumva? Ubwo rero yarari mu gihugu cya Tanzania, nta kandi kazagira. Akaba rero yari yarafashwe n'inzego za polisi aha muri Tanzania nyine. Uyu munyarwandakazi akaba yarafungiye muri gereza ya polisi, ari gukurikiranwa, urumva? Ari gukurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha byitwa mu Rwanda ngo ni RIB, ariko Tanzania n'inzego za polisi yarafungiyemo. Ubwo rero bikaba byamaze kumenyekana ko umunyarwandakazi yitabye Imana ejo hashize, mu mwajoro ry'ejo hashize ariko yitabye Imana. Uyu munyarwandakazi witwa Violette, uyu akaba yari afite ibyo akemangwaho cyangwa se akurikiranwaho, ariko bikaza kurangira aguye muri gereza. Ntago ndaza kwinjira cyane mu byamwishe cyane ko nta byigeze bigaragara hanze, ariko wenda yari afite uburwayi kuko yari afungiye muri Tanzania. Polisi yemera ko imufite, gusa icyo bashize hanze nuko nta document yari afite, cyangwa se nta byangombwa bimwemerera kuba ku butaka bwa Tanzania yari afite. Namwe rero bene uwo mwumva, ntiriwe njya kuvuga byinshi, abwirwa benshi akumva bene yo mwumva. Ndongera kuburira abanyarwanda mwese mufite amafaranga muri Tanzania nako mu Rwanda, mbisubiremo, muyakure mu banke, ndetse mbibutsa gufasha Wazalendo. Ni igihe cyo gufasha Wazalendo nimba mushaka impinduka. Nongere kandi ndacyakomeje umuburo, umuntu uri mu Rwanda wese isahere yose biravugwa cyangwa se byatangiye gukemangwa cyangwa se byatangiye kunurwanurwa ko isahere yose Tanzania yafunga imipaka, bityo nyuma yo gusinya ari amasezerano, ndetse ikaba igiye guhangana na kariya gatsiko k'amabandi mu buryo bweruye, nta kurya iminwa, nta guca hirya. Nuko ubwo urumva uko byumvikana iraba umwanzi w'u Rwanda mu buryo bweruye. Ngira ngo rero wenda byari mu mayero ubundi baryaryana nk'abanyepolitike, ariko byamaze kwerura. Ubwo rero
mu mipaka mike isigaye yo gusohoka na Tanzania ririmo. Ubwo rero ubishoboye wabona uburyo yakwinyufura akigendera, hanyuma icyo gihugu mukagisigira bene cyo n'izo ndatwa zikahangana n'uwo muro zonyine. Niyo ntambara zashoje ku bakongomani ndetse n'abarundi n'abandi bagahangana nabo bonyine, kuko Imana ishobora kuba igihe cyo kuhora inzigo kigeze. Ndavuga Imana kandi azaza ntazatinda, uwo n'Uwiteka mvuga. Agomba guhorera amaraso y'abahutu b'inzirakarengane baguye muri Rwanda. Abahutu b'inzirakarengane umunsi barababorogera kwa Gacinya, barababorogera kwa Kabuga, barababorogera hirya no hino mu masefu house. Abo bahutu barababoroga. Ntago ari abahutu gusa, iyo mvuga abahutu n'abatutsi bari mu Rwanda babasope, bari abatutsi bose banze kujya kwica abantu, kwijandika, kugambana, abo bose bitwa abahutu. Ubwo rabo bose barababorozwa, kandi Imana ako gahinda arakumvise. Niyo mpamvu nsaba umuntu wese waba ufite uburyo bwo yakwinyufura, kandi ayo mafaranga mufite mu Rwanda mukayakora mu banki, ngusaba nyaboneka gutanga inkunga yawe. Hari n'igihe rega ayo mafaranga uzasigara uyareba nk'ipapuro ntacyo kumariye, nyamara burya ngo uhaye oyarekane kubigirana nyariko. Navuze ngo nenge ngo uhaye umukina wo gurisha Imana, ariko kandi huya reka mvuge ngo ubitse cyangwa se ubitsa hatagirwa n'ingese n'inyenzi, burya ntabwo ubutunzi bwe bubora. Niyo mpamvu rero gufasha Abazalendo, ndakwibutsa ko nta gihombo na kimwe uzabigiramo. Wowe unyumva uyu munsi n'uzanyumva ikindi gihe, ntabwo byoroshye, kuko Tanzania yamaze kwinjira mu rugamba ndetse n'ingabo nyinshi. Mbabwire ko na cya kirere, ikirere kari agatsiko cya hano ndetse muri Noro, Tanzania bivuga ko yagifunze kari agatsiko k'ababandi. Ubwo mu kanya habaga bidasanzwe, ndavuga hari Igoma na Bukavirega, ndaza kubigarukaho. Hanyuma rero tukiraho mpite njya ku yindi nkuru. Indi nkuru ndajya kubabwira nuko abasore cyangwa se urubyiruko mwese muri mu gihugu, nimwe mugomba kuba hafi mukibohora. Ntago mugomba gutegereza ngo abari hanze bazatubohora, oya. Imbaraga ziri mu gihugu, nyamara nimwe ibintu byose bireba. Nubwo wenda nabyo byashoboka cyangwa se bishoboka, ariko mu gihugu urubyiruko, umuntu wese uri munsi y'imyaka 50 agomba gufata ya mbere. Ese muraganira? Ese muzi ikibazo cyanyu? Ese mujya mwihuza? Mutihuza byaba ari ikibazo, byaba bikomeye cyane. Kayibanda yabohoye abanyarwanda ariwe nabica mu mpaka na Gitera. Bari abantu batatu gusa. Mu Rwanda rutuwe na miliyoni, batuwe na miliyoni 13 cyangwa se zirenga, usibye ko ntaza ari ya mibare nyine benshi babamaze, ariko nibure ntayaburamo nka miliyoni 7. Ubwo rero ntago mushobora kwiramo abantu 100, ndavuga bari mu Rwanda, bashobora kuorganiza impinduka kabone nubwo ibindi mwiringiye bitaboneka. Ariko kandi nubwo tuzi neza ko impinduka ziri hafi kandi ziri ngombwa, turasaka abantu muri mu Rwanda mugomba gukura amaso ku bantu bari hanze, mukishakamo igisubizo kandi mukabikora nk'abanyabwenge bucece. Ibyo rero bizava kuki? Burya ubwenge butangwa n'Imana. Ntago hano kuri kamera ariho naza kububigishiriza, gusa icyo tubasaba nuko mugomba gushyigikira kandi namwe mukishakamo ibisubizo. Burya imbaraga zihujwe zibyara ikintu kinini. Uko byagenda kose ntago ushobora gukora impinduka ahari hose utabakorana n'abantu bari aho, cyane ko impinduka zikenewe mu gihugu indani. Urubyiruko ruri mu gihugu rero ni ngombwa ko mugomba kwishakamo igisubizo, kandi mukamenya ko ari mwe mugomba kubohora imiryango yanyu. Nubwo n'abari hanze yibareba, ariko ndongera kubisaba mu gihugu ko mutagomba kwicara ngo muceceke, cyane ko byose ubushobozi bwose buhari. Ikintu kingombwa kandi kiboshya abantu nuko mugomba kuva mu kintu cy'ubwoba, gutinyuka. Mugomba gutinyuka, mugatinyuka, cyane ko inkotanyi aricyo kintu zashyize mu bantu, kubiba ubwoba, gutera ubwoba, kubitira umuntu mu ruhame, kwica umuntu mu ruhame abantu bareba kugira ngo batere ubwoba. Nyamara ejo rero uzakurikiraho, urumva. Niyo mpamvu mbwira urubyiruko nti mugomba kubohora imiryango yanyu. Basiko barafunze, abandi baguye mu magereza, abandi bari muri za tije, abandi bageretsweho ibyaha, abandi mwega imitungo gacaca zateje ibyanyu.
abo rero ntago ari bazaza kubohora igihugu, abo nundi bibera mu bwoba bamaze kubica bahagaze. Mwebwe mubavukaho nimwe mugomba kumenya ko mugomba kubohora igihugu kandi mukabikora mwitanze ndetse mutiziganya cyangwa se mutizigamye. Ni ngombwa ko rero mugomba kubikora. Nyaboneka iyo mvuga ibi haba hari byinshi tubona, izi ndatwa ziyumva ko ari abantu bakomeye, ariko imbaraga FPR ikoresha, mbibutse ko ikoresha imbaraga z'abahutu. Niyo mpamvu rero abahutu mugomba kwirwanaho. Iyo mvuze umuhutu bivuze umuntu, niyo mpamvu mbavuze ngo mwese mugomba kwisangamo, n'abahutu, abatutsi, abatwa, mugomba kwibona mu kwibohora igihugu. Hanyuma zirankotanyi kabare bavantara karagatsiko k'amabandi kaje kwica, gusenya no gushimuta, kurimbura, kagasezererwa. Iyo niyo seroga yako, ni ukwica no gusenya no kurimbura, ubundi kakigarura imitungo y'abantu bose, kakabagereka hirya. Mwakoze rero, like yanyu ntimwibagirwe, kandi mwebwe mwese mbashimire. Mukanya mu makuru arambuye.